abamarayika ni imyuka, ntabwo bafite imibiri ifatika, ariko bose barakora imirimo yo gufasha abazaragwa agakiza. Ni ukuvuga ngo bamwe bagaturuka mu ruhande rwo kugerageza, abandi bagaturuka mu ruhande rwo gutabara. Abamarayika bakomoka he? Gaburiyeli ni marayika usobanura ngo intwari y'Imana mu rurimi rw'Igiheburayo. Hari marayika uhwanye n'Imana, wa wundi watumwaga gutabara. Mikayeli niwe wa marayika ukomeye, ubwo yatonganaga na Satani bagira nawe intumbi ya Mose impaka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Mikayeli ukomeye ntabwo yahangaye gutuka Satani cyangwa kumurwanya muvuma, ahubwo yaravuze ngo Uwiteka Nyiringabo wenyine aguhane. Hakaba n'andi matsinda y'abamarayika yakora umurimo w'Imana yatoranijwe, urugero nk'abakerubi. Abakerubi ni abamarayika b'Imana ariko bashinzwe guproteja, protecteur, kurinda ibyera by'Imana. Abaserafi nuvuga ngo abaserafi bo bari bashinzwe kuramya, bashinzwe kuvuga ngo uwera 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 uwera. Hari marayika wabumbye iminwa y'intare, Daniyeli ajugunye mu rwobo rw'intare. Uyu marayika ntabwo bavuze izina rye, ni abamarayika batoranijwe Imana yohereza mu nzira zo gutabara. Hari marayika rero undi ushushanya Kristo mu Byahishuwe ibice 20, wamanutse afite urufunguzo rw'ikuzimu, akagira umunyururu mu ntoke ze, agafata ca kiyoka akakibohera kugira ngo kimare imyaka 1000 kiboshe kidashuka bera. Uyu yari ishusho ya Yesu Kristo. Abamarayika rero ni benshi ariko bakagira kamere zabo. Icyambere, kamere ya mbere, abamarayika ntibapfa, baremeye kubaho igihe cyose. Abakoze ibyaha bagategereza kurimbuka, ariko abakiranutsi bakazagumya guhora baramye imbere y'Imana igihe Yesu Kristo azamaze kuzamura itorero. Icya kabiri, kamere yabo, abakoze ibyaha ntabwo bihana, ahubwo bategereza gusa gucirwaho iteka no kurimbuka iteka ryose. Ntibapfa. Ni benshi cyane ariko ntibabyara, ni benshi cyane ariko ntibihana, ni benshi cyane ariko ntibagira abana, ntibagira n'abagore. Abamarayika babi bazana ibigeragezo, ibigeragezo bikaba bifite agaciro ku mukristo, bateza ibintu bikomeye cyane. Icyambere, badindiza ibisubizo by'abera, bateza n'indwara zitandukanye, bagateza n'ibiza n'intege nke mu mibiri y'abantu. Ateza umunaniro udasanzwe, ateza ibitotsi bidasanzwe, ukaba warasinziye ariko amateraniro amara gutangira batagiye kuririmba ugatangira gusinzira. Mu rusengero rw'Imana abakristo baricaye, umuvugabutumwa agiye gutangira arahagurutse agiye gutangira ijambo ry'Imana, abantu benshi bagasinzira kandi baraye basinziye. Badayimoni babi bateza ibinyoma, agateza ubumuga, agateza kutavuga, agateza kutumva. Hari indwara y'igicuri isanzwe, ariko hari n'indwara izanwa n'abadayimoni y'igicuri. Abamarayika babi rero ntibashobora kwihana, ahubwo barafunzwe ahantu. Aho bafungiwe rero barindiwe mu mwijima w'icuraburindi, bahoheshejwe iminyururu, barindiye bategereje gucirwaho iteka. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Twongeye kubashimira bene data badukurikira kuri channel ya Gusenga Everyday. Tugiye kubagezaho ikiganiro c'abamarayika n'inkomoko yabo. Uyu munsi wa none Imana iduhaye kuri channel ya Gusenga Everyday. Turabashimiye kudukurikira kuko musanzwe mutugana. Imana ibaho umugisha abari mu bihugu byose, abari muri za kontina zose, imigabane 5 uko igize isi, abadukurikira kugira ngo twumve ijambo ry'Imana dusangiza, abatari hafi n'abari hafi. Abamarayika nibo tugiye kuganira. Ni Pastor Mpazibirego Pierre ugiye kubagezaho iki kiganiro kuri channel ya Gusenga Everyday. Murakoze. Nimero ya WhatsApp ni 0786696620. Turabashimiye bene data kwemera kutugana.
turababwira abamarayika n'inkomoko yabo. Ese abamarayika tujya tubumva buri gihe tuvuga ngo abamarayika ni iki? Mu ijambo ry'ikigiriki rivuga ngo angelos, niho hava angeology. Icyigisho kivuga ku by'abamarayika ni intumwa. Angelos bisobanura ngo message, bisobanura ngo intumwa. Abamarayika rero muri rusange turasanga bose bakorera Imana, ariko bamwe bakora mu ruhande rwo gusenya, abandi bakora mu ruhande rwo kubaka. Nuvuga ngo nabo basenya biba biri mu mugambi w'Imana, kugira ngo mubyumve neza. Tusomye Abaheburayo igice ca mbere umurongo wa 14, harabaza ngo mbese abamarayika bose si imyuka ikorera isabwa gufasha abazaragwa agakiza? Abaheburayo ibice ca mbere umurongo waho wa 14 haravuga ngo mbese abamarayika bose si imyuka ikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Ese abamarayika bose si imyuka ikorera, bisobanura ngo abamarayika ni imyuka, ntabwo bafite imibiri ifatika, ariko bose barakora imirimo yo gufasha abazaragwa agakiza. Nuvuga ngo bamwe bagaturuka mu ruhande rwo kugerageza, abandi bagaturuka mu ruhande rwo gutabara. Noneho mu bamarayika bafite amatsinda abiri manini. Hari abamarayika beza, abo bita les beaux anges, hakaba n'abamarayika babi, abo bita les mauvais anges. Abo bamarayika bose bakora paralelema, kandi bose bagakora ku bushake bw'Imana, ariko bamwe bashaka kubaka, abandi bashaka gusenya, mu buryo bwo gukomeza abana b'Imana. Abamarayika bakomoka he? Abamarayika ni ibindi biremwa. Usomye Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16, ibiremwa byose byo mu ijuru, ijambo ry'Imana rivuga ko baremwe mbere y'abantu. Abakolosayi igice cya mbere umurongo waho wa 16 haravuga ngo kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Ubushobozi n'abafite ubutware, ibiremwa byo mu ijuru ni Imana yabiremye, ariko byaremwe mbere y'umuntu. Nuvuga ngo ni ibindi biremwa. Imana kuko aremye byose, na Yesu akaba yaremye byose. Nk'ijambo ry'Imana riravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Mu byaremwe byose mu isi nta caremwe kitaremwe nawe. Mu byaremwe byose, byaba ibyo mu ijuru byaba ibyo mu isi, nta caremwe kitaremwe nawe. Ubwo nuvuga ngo abamarayika ni ibindi biremwa byabayeho mbere y'abantu. Ahangaha rero abamarayika bafite role, nuvuga ngo imirimo bashinzwe gukora. Ijambo marayika risobanura ngo ni intumwa y'Imana, riboneka ubwa mbere mu Itangiriro igice cya 16 umurongo wa 7, ari bwo Hagari amaze kwangara ageze ku isoko imwe iri mu nzira ije ishuri. Mu Itangiriro 16 umurongo wa 7 niho marayika atangiye kuvuga ubwa mbere, aravugwa, aratabara, aje mu buryo bwo guhumuriza Hagari ubwo yari amaze kwirukanwa na nyirabuja Sara. Ahangaha abamarayika bafite imirimo bakora. Mu bamarayika beza, itsinda rya mbere nibo batangira kuvuga. Hari marayika Gaburiyeli. Gaburiyeli ni marayika usobanura ngo intwari y'Imana. Mu rurimi rw'Igiheburayo Gaburiyeli ni intwari y'Imana. Yahishuriye Zakariya ko azabyara Yohana umubatiza. Ahangaha ni muri igice cya mbere umurongo wa 19. Azabyara Yohana umubatiza. Uwo ni Gaburiyeli. Noneho rero niwe wasobanuriye Daniyeli iby'intambara zikomeye zabaye mu gice cya 8, hariya ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 16, bavuga iby'Abamedi n'Abaperesi uko barwanaga n'Abagiriki, bavuga icyo bishushanya mu minsi y'imperuka. Ahangaha niwe wamusobanuriye ibigiye kuzabaho n'intambara.
intambara ariko ishushanya ibizabaho mu minsi y'imperuka. Niwe wasobanuriye Daniyeli ubutumwa bwiza buri mu byumweru 70 budusobanurira iherezo ry'isi. Muri Daniyeli bice 9 umurongo wa 21 byasobanuwe na marayika Gaburiyeli, ubwo ari mu bamarayika b'intumwa z'Imana ariko bahaguruka bagiye gutanga ubutumwa bwo gutabara. Hari marayika uhwanye n'Imana, wa wundi watumwaga gutabara igihe kimwe Mose yapfuye. Ko Mose ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza kuri 3 yavuga ngo yakiranukaga mu nzu y'Imana hose. Ahangaha rero Mose ageze igihe cyo guta arapfa. Amaze gupfa Satani yari afite umujinya mwinshi, abona ko niba yarabuze umutima wa Mose atagomba no kubura umubiri we. Ahangaha ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Yuda umurongo waho wa 9 ngo Mikayeli niwe wa marayika ukomeye, ubwo yatonganaga na Satani bagira nawe intumbi ya Mose impaka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Mikayeli ukomeye ntabwo yahangaye gutuka Satani cyangwa kumurwanya muvuma, ahubwo yaravuze ngo Uwiteka nyir'ingabo wenyine aguhane. Ahangaha habaye intambara ikomeye kuko Satani yarayagiriye ishari imirimo ya Mose imbere y'Uwiteka, kandi Satani, ijambo Satani risobanura umubisha. Ubwo ni ubwo mpamvu yagiye kwiba intumbi ya Mose, ariko Mikayeli mwiza noneho watoranirijwe gutabara arahaguruka, baratongana barayirwanira. Mikayeli arayimwaka kuko intumbi y'umukiranutsi ibiri mu maboko y'Imana. Iyo umwarayika watsinzwe rero ntashobora gukora no ku ntumbi y'umukiranutsi. Ni muri Yuda umurongo waho wa 9. Noneho hari marayika witwa Mikayeli, akaba marayika witwa Gaburiyeli bahagurukira gutabara. Hakaba n'andi matsinda y'abamarayika nayo akora umurimo w'Imana yatoranijwe. Urugero nk'abakerubi. Abakerubi n'abamarayika b'Imana ariko bashinzwe guproteja, les protecteurs, kurinda ibyera by'Imana. Abakerubi nibo barinze ingobyi ya Edeni Imana imaze kwirukana Adamu na Eva muri ya ngobyi. Ijambo ry'Imana Itangiriro 3 umurongo wa 22 haravuga ngo dore uyu muntu amaze kumera kimwe muri twe kumenya icyiza n'ikibi, kugira ngo atongera kurambura ikiganza agakora kuri cya giti cy'ubugingo akarama. Imana imwirukana muri ya ngobyi iharindisha abakerubi n'inkota yaka umuriro, kugira ngo wa muntu atibesha, wa muntu atagaruka akarambura ikiganza agakora kuri cya giti cy'ubugingo cyabasha guhesha umuntu kurama. Kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Umuntu amaze gukora icyaha yarazwe gupfa kubw'ingaruka y'icyaha yakoze, nk'uko byanditswe mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 12 aravuga ngo nk'uko bimeze bityo, nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, cyaha kikazana urupfu, rwa rupfu rukagera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Kuko ufite umubiri wese n'amaraso akomoka kuri Adamu. Nuvuga ngo niba Adamu yarakoze icyaha tukiri mu mubiri we, twakoreye icyaha muri we, ingaruka z'icyo cyaha zigomba kutugeraho. Niba yarariraga kubyibuha, twabyibuhiye muri we. Abakomoka kuri Adamu bose bagomba guhura n'ingaruka y'icyaha cy'inkomoko cyitwa icyaha cya Adamu, icyo bita péché originel, icyaha cy'inkomoko cya Adamu, aho dukomoka twese, kuko twari turi muri we akora icyaha. Abamukomokaho bose bakorera icyaha muri we, nizo mpamvu bagomba kuzira ingaruka yacu. Noneho hari ijambo ry'Imana rivuga ngo icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, cyaha kizana urupfu, urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze icyaha, nuko bakomoka kuri Adamu bose. Abakerubi rero bari bashinzwe kurinda ya ngobyi. Adamu amaze gukora icyaha na Eva, Imana imaze kubirukana, bisobanura ngo ni ukurinda ibyera by'Imana, nico bashinzwe abakerubi, les anges protecteurs, kurinda ibyera by'Imana. Ihema ry'ibonaniro ryagiraga imyanya 3. Umwanya wa mbere wari igikari cyo bitaga parvis, umwanya wa kabiri wari ahera, umwanya wa gatatu wari waratunganirijwe umutambyi wejeje uko umwaka wose utashe,
uwa gatatu bahitaga ahera hahera cyangwa ahera cyane. hariya hari mu isanduku y'isezerano arimwo habagamo imbaraga zose z'Imana n'ubushobozi. Isanduku y'isezerano yabagamo inkoni ya Aroni yari ipfunditse uburabyo, ikabamo ibisate by'amabuye byari byanditsweho amategeko, ikabamo urwabya rwarimo manu rwashushanyaga umutsima w'ubugingo. Ahangaha dene isanduku y'isezerano uko yabaga iteretse ahera cyane, umutambyi wejeje uko umwaka utashe rimwe mu mwaka yari yiyezaga mu buryo bwo gutamba ibitambo, akitambirira ariko agatambirira n'iteraniro ry'Abisirayeli igihe cyo kuja ahera. Noneho rero igihe yabaga akinguye inyegamo hari abamarayika bitwaga abakerubi bahuje amababa ariko bakayahuriza hejuru y'isanduku y'intebe y'ihongerero. Ubwo ni isanduku y'isezerano, noneho umufuniko wayo witwaga intebe y'ihongerero. Abakerubi bahuje amababa hejuru y'intebe y'ihongerero nibo bari babitse ubudahangarwa munsi y'ayo mababa. Uwinjiraga atiyejeje wese yakubitaga umutwe ku ntebe y'ihongerero akaba arakindutse ako kanya. Kumukuraho byari bihije iyo yabaga adapfunditse umugozi mu kaguru, kuko kugurura inyegamo bisaba ngo ube wariyejeje umwaka wose, kandi uwiyejeje umwaka wose agize ibibazo aguyeyo. Uwo kumukurayo agomba kuba yiyejeje umwaka wose, nta mwaka wabaga igisigaye ngo undi yiyeza mukureyo. Nizo mpamvu uwo mugozi wo mu kaguru wabaga ari agateganyo kugira ngo nakubita umutwe ku ntebe y'ihongerero, ab'inyuma barahera bakurure bajane inyuma y'umurwa batamukozeho. Kuko urupfu nk'urwo rw'abantu bavogereye ubwiza bw'Imana rwabaga rumeze nk'urw'amashanyarazi, ukozeho agapfa. Hariya munsi y'amababa y'abamarayika uko yabaga ahuje abumbatiranye habaga hariho imbaraga z'Imana z'ubudahangarwa zitwa Shekina. Mu gihe burone ubudahangarwa bw'Imana, Shekina ni imbaraga z'Imana zigaragaza ubudahangarwa bwayo. Uvogereye ibyera by'Imana agakinduka babyitaga Shekina. Iyo Shekina rero yakomeje kubaho kugeza mu gihe cy'itorero ry'intumwa, igihe Petero yabazaga Ananiya ngo aya niyo mafaranga mwagurishije ya sambu. Ananiya akikiriza akikubita hasi, yabaga avogereye ibyera by'Imana. Ubwo nuvuga ngo Shekina nico yavugaga. Shekina rero iza gukubita Ananiya, ikubita na Safira, yari yo kurinda ibyera by'Imana kugira ngo umuntu wese uvogera ibyera by'Imana atiyejeje ahure n'imbaraga za Shekina zimukubite hasi. Ubwo abakerubi bari bashinzwe kurinda aribo bafite izo mbaraga zitwa Shekina zakubitaga hasi umuntu uvogereye ibyera by'Imana. Ariko noneho dusomye Yesaya ibice 6 hari n'abakerubi. Abakerubi, abaserafi, nuvuga ngo abaserafi bo bari bashinzwe kuramya, bashinzwe kuvuga ngo uwera 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 uwera. Abamarayika baramya muri Yesaya 6. Turebe uko havuga Yesaya 6 umurongo waho n'uwa mbere. Aravuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami, ndetse ishizwe hejuru igishura cayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6. Abiri yatwikirizaga mu maso he, ayandi abiri yatwikirizaga ibirenge bye, ayandi abiri yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera arera arera, isi yose yuzuye icubahiro cye. N'abashinzwe kurama, hari abashinzwe kurinda, hari abashinzwe kurama nk'uko twasobanuye hejuru, abashinzwe gutabara nk'aba Mikayeli. Ijambo ry'Imana yavuga ngo no mu gihe cy'imperuka Mikayeli wa marayika ukomeye ngo azahaguruka. Niko ijambo ry'Imana ritubwira muri Daniel igice cya 12 umurongo wa mbere. Haravuga ngo nyamara Mikayeli wa marayika ukomeye azahaguruka, azaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho. Ariko uhereye icyo gihe
abantu bose bazaba banditswe mu gitabo bazarokoka. Uwo ni Mikayeli, marayika ukomeye uzahaguruka mu gihe cy'imperuka mu buryo bwo kurengera abera b'Imana no gutabara. Ahangaha rero abamarayika ni benshi bafite n'inshingano zikomeye. Hari marayika bashinzwe sekirite, nuvango muri Itangiriro 3:22 n'abashinzwe umutekano sekirite w'ibyera by'Imana, nibo bari mu ihema kuva 25 umurongo waho wa 18 kugera kuri 20 ahera cyane. Hari marayika wabumbye iminwa y'intare Daniyeli ajugunye mu rwobo rw'intare. Uyu marayika ntabwo bavuze izina rye, ni abamarayika batoranijwe Imana yohereza mu nzira zo gutabara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo marayika amaze kumujugunya mu rwobo rw'intare, Dariyo ahagaritse umutima cyane yibwira ukuntu Daniyeli umugaragu w'Imana azarokoka. Ahangaha ijambo ry'Imana riravuga ngo mu gitondo kare kare yabyutse yigenzagenza atekereza ko Daniyeli yaba atakiriho, ariko afite ibyiringiro by'Imana ikomeye, nibwo yahamagaraga n'ijwi rirenga aravuga ati, Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, ese Imana ye watubwira gukorera yabashe kugukiza inzara z'intare? Daniyeli yarashubije mu cyubahiro aciye bugufi aravuga ati, Nyagasani Imana yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntaco zantwaye kuko nabonetse mu maso yawe ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani nubwo wasinye ngo njugunye mu rwobo rw'intare ntaco nari naragucumuyeho. Ibyishimo bisaba Dariyo, nibwo yamuhamagara n'ijwi rirenga ati, Daniyeli mugaragu w'Imana sohoka. Daniyeli asohoka ari muzima, bamujugunyemo kubwo gukiranuka, intare ziramwihumuriza ntizagira icyo zimutwara, ariko nawe amenya ko ari Imana yohereje marayika wayo, abihamiriza imbere ya Dariyo aravuga ati, Mwami Dariyo, Imana yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntaco zantwaye kuko nabonetse mu maso yo ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani wasinyiye ko njugunya mu rwobo rw'intare, ariko ntaco nagucumuyeho. Ibyishimo bisaba Dariyo bati sohoka. Ariko hari marayika nawe wakinduye Herode, amaze kwishira hejuru, amaze kwiha icubahiro, bigera igihe asingira n'icyubahiro cyari gikwiye guhabwa Imana, aravuga, abaturage bakoma mu mashi, bo bonyine baravuga bati, uyu munsi wa none no Herode byahindutse, uyu munsi wa none ntabwo ari ijwi ry'umuntu ahubwo ni ijwi ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana irengera icubahiro cayo, nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo icubahiro canje sinzagiha undi. Herode yihaye icubahiro, ijambo ry'Imana riravuga mu Byakozwe n'Intumwa 12:23, marayika araza arasimbuka aramukindura kuko adahaye Imana icubahiro, ubwo agafata icubahiro c'Imana akaciyegurira. Abo bamarayika beza rero bashinze gutabara ibyera by'Imana, ariko bakanacisha bugufi abishize hejuru bashaka kwigereranya n'Imana. Uwakinduye Herode rero ni marayika uri mu ruhande rw'abamarayika beza. Hari marayika uwundi nawe wanditswe mu Petero ya mbere, hari ibyahishuwe 12 umurongo waho wa mbere, n'ibyakozwe igice cya 12 umurongo wa mbere. Hari ibyakozwe 12 umurongo wa mbere, n'ibyahishuwe 12 umurongo wa 7 kugeza umurongo waho wa 12. Ibyakozwe umurongo wa mbere 12 umurongo wa mbere, havuga ibya marayika wakuye Petero mu nzu y'imbohe. Uriya marayika Petero yari yaboshwe, ijambo ry'Imana riravuga ngo bari bamujanye kandi aryamye hagati y'abasirikari babiri, ariko yari arinzwe n'abasirikari 16, bane niko ibyanditswe byera bivuga. Icyo gihe Herode yari yamufatiye kuko ari yibasiye abera, kugira ngo amufatire, kugira ngo amushire mu maboko y'Abayuda nyuma ya Pasika, bari bamaze kwica Yakobo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nijoro mu gicuku marayika w'umwami araza yinjira mu nzu y'imbohe, ageraho Petero yari aryamye abohesheje iminyururu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo amukoma mu mbavu, iminyururu iradohoka.
aravuga ati Petero, Petero, nkurikira. Arahaguruka aramukurikira, anyuraho marayika anyuze agendera ku ijwi rya marayika uwo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bageze hanze porutaye, urugi rukomeye rurabikingurira rw'ibyuma, ariko icyo gihe marayika amusigaho. Icyo gihe ijambo ry'Imana rivuga ngo niho ibitekerezo byagarutse muri Petero, ubwenge bumugarukamo atuje, aravuga ngo menye yuko Imana yohereje marayika wayo akankiza ibyo abayuda bari bifuza, akankura mu maboko ya Herode. Uwo ni marayika wakuye Petero mu nzu y'imbohe. Kimwe n'uriya marayika wabonekeye Hagayi mu butayu amaze kwiheba, akamubonekera ni marayika ushinzwe gutabara no guhumuriza abera b'Imana. Hari marayika rero undi ushushanya Kristo mu Byahishuwe ibice 20, wamanutse afite urufunguzo rw'ikuzimu, akagira umunyururu mu ntoke ze, agafata ca kiyoka akakibohera kugira ngo kimare imyaka 1000 kiboshe kidashuka abera. Uyu yari ishusho ya Yesu Kristo, niwe wamanukanye rura rufunguzo rw'ikuzimu kuko ategeka. None hamanukana n'umunyururu, ahabwa ubutware bwo kuboha ca kiyoka, akibera kugira ngo kimare imyaka 1000 kitanyeganyega. Uriya ni marayika washushanyaga Yesu. Abamarayika rero ni benshi ariko bakagira kamere zabo. Icyambere, kamere ya mbere, abamarayika ntibapfa, baremeye kubaho igihe cyose. Abakoze ibyaha bagategereza kurimbuka, ariko abakiranutsi bakazagumya guhora baramye imbere y'Imana igihe Yesu Kristo azamaze kuzamura itorero. Ahangaha rero abamarayika ni benshi ariko ntibapfa. Icyambere. Icya kabiri, kamere yabo, abakoze ibyaha ntabwo bihana, ahubwo bategereza gusa gucirwaho iteka no kurimbuka iteka ryose. Ntibapfa kandi ntibihana kandi ntibabyara, ariko ni benshi. Usonye muri Mariko 5 ibice 9 muri Mariko, babaza umuntu warimo dayimoni ngo harya witwa nde? Yarashubije ngo turi ingabo kuko turi benshi. Nuvuga ngo arume bisobanura kuba benshi ariko ntibabyara. Igituma bavuga ngo Uwiteka Nyiringabo, aba bashaka kuvuga ngo ni abamarayika. Uwiteka Nyiringabo kuko bose abategeka ni uw'abamarayika bose. Nizo mpamvu Dawidi yamaraga guhesha umugisha iteraniro ry'Imana, yabaheshaga umugisha mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo. Byanditswe muri Samweli ya 2 igice cya 6 umurongo wa 18, akabahesha umugisha mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo. Izo ngabo zashushanyaga abamarayika. Ni benshi cyane ariko ntibabyara, ni benshi cyane ariko ntibihana, ni benshi cyane ariko ntibagira abana, ntibagira n'abagore. Nuvuga ngo mu bamarayika rikoreshwa mu buryo bwa maskire ariko ntibagira abagore. Abamarayika ntibagira igitsina gore kandi ntibagira n'igitsina gabo, igitsina icyo ari cyo cyose. Nizo mpamvu batarongora. Biravugwa muri Matayo 22 umurongo waho 23 kugeza 30, aha Sadukayo babazaga Yesu ko bizagenda tugeze mu ijuru. Yesu yarasobanuye ku murongo wa 29 ngo mwarahabye, ntabwo muzi ibyanditswe byera n'imbaraga z'Imana. Iyo abantu bamaze kuzuka ntabwo barongora, ntabwo bashingirwa, ahubwo bamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Ruvuga ngo mu bamarayika bo mu ijuru ntihagira umwana, ntihagira umusaza, ntihagira umusore, ni ibindi biremwa. Abamarayika bo mu ijuru tuzaba twambaye ubwiza bw'Imana. Rero icyo gihe nta musaza, nta mwana, nta musore, kuko batagira kamere igaragaza ubwana n'ubusore n'ubukecuru, ntabwo bihari. Twese tuzahwana n'abamarayika banesheje gusa, twambaye ubwiza bw'Imana. Icyo gihe rero nta muntu uzaba ufite umubiri wakenera ikibazo cy'urushako kurongora. Izo mpamvu abamarayika nubwo bari muri maskire anje, ariko mu buzima bwabo ntibororoka, ntibarongora, ntibapfa. Abamarayika rero iyo bakoze ibyaha nabo ntibihana, ayo mahirwe nto bayafite. Nizo mpamvu hariya mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 16 haravuga ngo
kuko atari abamarayika Imana yatabaye, ahubwo kereka urubyaro rwa Aburahamu. Imana yatabaye urubyaro rwa Aburahamu, bisobanura ngo abacungujwe amaraso ya Yesu Kristo ni urubyaro rwa Aburahamu, ntabwo abamarayika barimo, ntabwo bacunguwe rero. Nizo mpamvu abakoze ibyaha bagomba kuboheshwa iminyururu, bagashirwa ahantu mu mwijima, bagategereza kuzacirwaho iteka Yesu agarutse. Abamarayika rero, itsinda ry'abamarayika babi naryo rifite ibibazo bikomeye riteza abantu. Abamarayika babi bazana ibigeragezo. Ibigeragezo bikaba bifite agaciro ku mukristo, nkuko byanditswe mu Bakorinto wa mbere ibice 10:13, havuga ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu. Hamwe no kugeragezwa, Imana izabacira akanzu kugira ngo umuntu uko mwabyihanganira. Bisobanura ngo kwihangana gutera kunesha kuturutse ku bigeragezo by'abamarayika babi kuba gufite akamaro ku mukristo, kuko niko kumutera gukomera. Hano muri Yakobo igice cyaho ca mbere umurongo waho wa 2 kugeza ku wa 3 aravuga ngo bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na gato. Nuko kugeragezwa rero gufitiye akamaro umwizera kugira ngo agaragare ko ashitse imbere y'Imana. Umwizera kugira ngo agaragare ko ashitse, nkuko Imana yavuze ngo wamboneye umugaragu wanje Yobu ko ari umukiranutsi utunganye, akirinda ibibi, yakomeje gukiranuka kwe, n'ubu nubwo anteye kumugirira nabi abaza Satani. Aribwo Satani yagaragaraga imbere y'Uwiteka, Uwiteka avuga ngo Satani uraturuka? Ati ndaturuka ku isi no kwizerera. Ati ariko wamboneye umugaragu wanje Yobu ko ari umukiranutsi utunganye, akirinda ibibi, akaba yarakomeje gukiranuka kwe, n'ubu nubwo anteye kumugirira nabi. Ahangaha ijambo ry'Imana avuga ngo kwihangana kwa Yobu kwatumye Imana imushumbusha ibiruta ibyo yari afite, kandi akomeza amavi atendebutse, nk'uko byanditswe mu byanditswe byera, akomeza amavi atendebutse. Iyo umuntu ageragejwe akihangana akanesha, akomeza abageragezwa bose. Iryo jambo ryanditswe mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 18 havuga ngo Yesu Kristo nk'uko yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha gutabara abageragezwa bose. Nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke, nk'uko byanditswe muri Petero ya mbere igice cya 2 umurongo wa 22 avuga ngo nta cyaha yakoze, nta buriganya bwabonetse mu kanwa ke, agakubitwa agatukwa byabereye inkomezi ku bazamwizera bose, biba intangarugero ngo nk'uko yababajwe no kugerageza ubwe, abasha gutabara abageragezwa bose. Abamarayika babi rero bateza ibintu bikomeye cyane. Icyambere, badindiza ibisubizo by'abera. Abera b'Imana baragenda bagapfukama bagasenga bafite ibyifuzo bitandukanye, Imana yaje gusubiza marayika akabitangirira mu kirere. Hariya byanditswe muri Daniel igice cya 10 umurongo waho wa 10 kugeza ku wa 14. Barwanya gahunda marayika wihanze mu mutima w'umwami w'Ubuperesi, akereza marayika waruzanye igisubizo cya Daniel. Ngo umwami w'Ubuperesi yagiye mu shusho ry'uwo marayika, ashushanya uwo marayika. Noneho marayika waruje gusobanurira Daniel ibyo yari yeretswe, ibice 10 umurongo wa 10 kugeza kwa 14. Ijambo ry'Imana riravuga ngo marayika abwira Daniel ngo kuva igihe watangiraga gutakamba no gusenga, gutakamba kawe kwarumviswe, nanshimanwe no kugusobanurira, ariko nageze mu nzira umwami w'Ubuperesi arankereza mpagarika mu nzira, ariko ndaje kugira ngo nsohoze ibyo wasabaga.
abamarayika babi bafite ubushobozi bwo gukereza ibisubizo by'abera basenze basaba Imana igihe cyo kuza bakabikereza, bakazabihabwa ariko bakabikereza. Ahangaha rero abamarayika babi bashira imitego mu rugendo rw'abera b'Imana. Hariya mu Efeso 6:12 harabango ntabwo dukirana n'abafite umubiri n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ahangaha ni urugamba rukomeye. Iyo dukora imirimo w'Imana turakirana, twaba tudasobanukiwe tutagira iyerekwa ry'abamarayika babi ngo tumenye ko aribo dukirana nabo, ko ari imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, kandi twaba dukirana n'abadafite inyama n'amaraso, kandi twe dufite izo nyama n'amaraso twaba dukwiye guhishurirwa mu buryo bw'umwuka abo turwana nabo abari bo. Pawulo aravuga ngo ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, n'irwanya abera ikarogoya gahunda zabo, abatagize guhishurirwa abo bamarayika mu guhangana nabo bikabananira. Ahangaha rero bateza n'indwara zitandukanye, bagateza n'ibiza n'intege nke mu mibiri y'abantu. Icyambere, bamarayika babi bateza umunaniro udasanzwe, Yesaya 19:14. Icyakabiri, bagateza ibitotsi bidasanzwe. Umunaniro udasanzwe muri Yesaya 19:14, ukumva usa n'uwiriwe ahinga cyangwa n'uwakubiswe kandi ntaco wakoze. Burya kenshi izo ntege ziba zitewe n'abadayimoni. Ateza umunaniro udasanzwe, ateza ibitotsi bidasanzwe, ukaba warasinziye ariko amateraniro amara gutangira batagiye kuririmba ugatangira gusinzira. Mu rusengero rw'Imana abakristo baricaye, umuvugabutumwa agiye gutangira arahagurutse agiye gutangira ijambo ry'Imana, abantu benshi bagasinzira kandi baraye basinziye. Yesaya 29:10 ateza ibitotsi bidasanzwe. Gatatu, ateza ibinyoma. Abami ba mbere 22:22 avuga ngo nzashira umwuka w'ibinyoma, nzihindura umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bose ba Ahabu. Bisobanura ngo badayimoni babi bateza ibinyoma. Mateo 17:15-17 bateza igicuri, indwara y'igicuri. Muri ibyahishuwe ibice 16:12 hari havuga ngo mbona imyuka mibi itatu isa n'ibikeri, ariyo myuka mibi ihururiza abantu kuja mu ntambara. Abadayimoni babi, imyuka mibi iteza intambara. Hari igateza intwara yo kutumva, igateza intwara yo kutavuga, igateza intwara y'ubumuga. Muri Luka igice cya 13:11, muri Mariko igice cya 9:17-25 agateza ubumuga, agateza kutavuga, agateza kutumva. Hari indwara y'igicuri isanzwe, ariko hari n'indwara izanwa n'abadayimoni y'igicuri. Ico gihe igihe cyo gusengera abadayimoni ni ukwitonda, hakaba kumenya ngo iyi ndwara ituruka ku Mana cyangwa ituruka ku myuka bibi cyangwa ituruka ku muntu ku giti cye, kuko inkomoko y'indwara ni inzira eshatu. Hari ikomoka ku Mana kugira ngo Imana yiheshe icubahiro, Yohana igice cya 9:1 kugeza ku 4. Hari indwara ituruka kuri Satani, Luka 13:10 kugeza kuri 17. Hari indwara ituruka ku muntu ku giti cye kuko yaheshe icyaha akagikoreraho, ni Abakorinto wa mbere igice cya 11:26 kugeza 31. Ahangaha havuga ngo abantu begera igaburo ry'umwami rimwe bagira intege nke, ubundi bakarwaragurika, ubundi bakaba barasinziriye. Nubangu uko kurwaragurika kuzanywe n'intege nke nuko bavogera ibyera badakwiye, nabyo bibaho, bikaba turutse ku muntu ku giti cye. Ntabwo indwara zose ruzituruka ku badayimoni, ahubwo zituruka no ku muntu, zigaturuka no ku Mana kugira ngo Imana ubwayo yiheshe icubahiro. Nizo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be ngo indwara ya Lazaro ntabwo ari iyo kumwica, ahubwo niyo kugira ngo izina ry'Imana ryubahirizwe n'umwana wayo yubahirizwe muri we.
ni Yohana igice cya 11 umurongo wa mbere kugeza ku murongo waho wa 11. Ahangaha rero hari indwara ziza zizanwe n'Imana kugira ngo Imana ihabwe icubahiro kandi yubahirizwe mu mubiri w'uwo muntu. Abamarayika babi rero ntibashobora kwihana, ahubwo barafunzwe ahantu. Aho bafungiwe rero barindiwe mu mwijima w'icuraburindi, bahoheshejwe iminyururu, barindiye bategereje gucibwaho iteka. Bene data, tumenye ko hari abamarayika beza n'abamarayika babi. Abamarayika beza twumvise icyo bashobora gukora, bashobora gutabara, bakarinda ibyera by'Imana, bagatanga ubutumwa, bakagira inama abakiranutsi bayo. Ariko abamarayika babi bakagora, bakarogoya inzira z'Imana, bakarogoya gahunda yayo, none ikindi bakagora abakomotse kuri Aburahamu. Nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo ari abamarayika yatabaye, ahubwo ni urubyaro rwa Aburahamu. Rwa rubyaro rwa Aburahamu rukeneye gutabarwa, nibwo abamarayika babi n'ubundi banagora. Nkuko batabarwa n'abamarayika beza mu gihe cy'amakuba, abamarayika babi nabo bakagora abera b'Imana muri za nzira z'uko bagora urubyaro rwa Aburahamu kuko bo batazaragwa agakiza. Ariko Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 14 avuga ngo mbese abamarayika bose si imyuka ikorera, ikora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza. Ubwo abamarayika beza baratabara, ababi bararogoya, ariko bose bagakora mu mugambi wo gufasha abazaragwa agakiza. Ubwo rero ntibapfa, nta nubwo dukwiye gusenga Imana ngo yice abadayimoni, oya. Ahubwo ni ukwiyambaza Imana ukavuga ngo twishize mu maboko y'Imana kugira ngo Uwiteka aturengere tubashe kubanesha abo babi. Ubwo ni amatsinda abiri, abamarayika beza. Twumvise imirimo ikorwa n'abamarayika beza, twumvise n'ikorwa n'abamarayika babi. Twumvise bamwe bashinzwe gutabara, abandi bashinzwe gutanga ubutumwa, abandi bashinzwe kugira inama, abandi bashinzwe kurinda ibyera by'Imana, abandi bashinzwe kuramya muri ubwo buryo. Ariko mu babi nabo abarogoya gahunda y'Imana, abarogoya urubyaro rwa Aburahamu mu mibiri yabo, hakaba n'abateza indwara urubyaro rwa Aburahamu, bakigana indwara zisanzwe bakazihindura iz'abadayimoni, bakazikitirirwa bo, bakaziteza abantu nk'uko bisanzwe. Hakaba igicuri cy'indwara, hakaba n'igicuri gitewe na dayimoni. Aba byose tugahangana nabo. Abakristo rero bari bakwiriye kugira iyerekwa, bakamenya ko myo dukora uyu munsi wa none haba harimo imirimo y'imyuka bibi, abadayimoni bakora kugira ngo barogoye gahunda y'imirimo twateguriye gukorera Imana. Icyo gihe rero iyo umuntu akoreye Imana mu buryo butunganye, hari abamarayika babi bagira ishari bakaza kurogoya gahunda y'umurimo w'Imana. Icyo gihe rero Imana nayo ibireba, umuntu yari akwiriye kugira iyerekwa akamenya ngo arahangana nabo gute, ko batagira amaraso, ko batagira umubiri, kugira ngo abahangane nabo ko ari imyuka yo mu ijuru itagira amaraso n'umubiri, tuzahangana nayo dute? Icyo gihe ni ukwiyambaza Imana, tukavuga nka Mikayeli ngo Uwiteka Nyiringabo wenyine aguhane iyo twagize iyerekwa ryo kumenya marayika uwo ari we. Imana yacu dufashe tumenye abamarayika, imikorere yabo. Kandi noneho rero rusomye mu Byahishuwe igice ca 9 umurongo wa 11, hari uruhande rw'ababi, tuzarusobanura ubutaha. Ariko marayika bisobanura ngo message, intumwa y'Imana. Noneho rero abamarayika bose bagafasha abakora umurimo wo kuzaraga abera agakiza. Angaha dusenga Imana kugira ngo idufashe, abamarayika bayo bera batugote, kugira ngo abamarayika babi bashaka kurogoya gahunda y'Uwiteka baneshwe. Imana yaduhaye ubushobozi bwo kunesha abamarayika. Izo mpamvu muri Abakorinto ba mbere igice cya 10 umurongo wa 13 havuga ngo nta kigeragezo kitari urusangi, bisobanura ngo umuntu wese ufite Yesu Kristo yanesha. Nubwo abamarayika bose babi bakwihuza bakifatanya bakarema umutwe w'abamarayika babi, ariko ufite Yesu Kristo arabarwanya akabanesha.
kuko ntabwo ari ku bwacu tunesha, ahubwo ni ku bwa Yesu. Pawulo yarabivuze mu Bakorinto wa mbere igice cya 12 umurongo waho wa 7 havuga ngo kandi kugira ngo nta kwishira hejuru kurenza ibikwiriye nibyo nahishuriye n'umwami wanje, ntabwo igishakwe cyo mu mubiri ariyo ntumwa Satani yo kunkubita ibipfunsi kugira ngo nta kwishira hejuru, ariko ninginga umwami wanje gatatu ngo kimvemo, arampakanira ngo umuntu bwanje buraguhagije, kuko aho intege nke zawe ziri n'imbaraga za Kristo zisaga. Imana yacu yahabwa icubahiro kandi Imana yacu ishimwe. Duce bugufi imbere y'Imana maze iturwanirire kugira ngo tubashe kunesha abamarayika bahindura gahunda n'umurimo wayo. Turabashimiye kudukurikira. Kubafite ikibazo wabaza ku nyigisho z'abamarayika ni kuri nimero ya WhatsApp 0786696620 0786696620. Murakoze. Ni kuri channel ya Gusenga Everyday. Turwanya abamarayika babi, dusaba imbaraga z'Imana kugira ngo tubashe kubatsinda mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.